ubuzima bwawe ni impano ikomeye, ariko iyo utabwitayeho bushira uko umuyaga ushira. Imyitozo ngororamubiri si umwitozo gusa, ni uburyo bwo kwiyubaka, kugarura imbaraga no kwiyumva neza mu mubiri ndetse no mu mutima. Imyitozo si ukubabaza umubiri, ni isoko y'imbaraga, ni uburyo bwo kugira umutima utuje, ni inzira yo kongera icyizere no kwiyumva neza. Muri UB Fit Gym si workout gusa, ahubwo ni lifestyle. Muri UB Fit Gym kubatse ahantu hihariye ho kugufasha gufata uwo mwanzuro. Aha naho imbaraga n'amahoro bihurira. Aha naho umuntu wese ahabwa amahirwe yo kongera gutangira bundi bushya. UB Fit Gym, aho imbaraga z'umubiri n'iz'umutima bihurira. Tangira uyu munsi kandi uha ubuzima bwawe impinduka ikomeye. Aha ntabwo uri wenyine, hari itsinda rikuyobora, hari trainers bagufasha, kandi hari intambwe nshya buri munsi. UB Fit Gym kwereka ko fitness ari urugendo ruryoshye, rutera akanyamuneza kandi rutuma ubaho mu buzima bushya. Ku yandi makuru arambuye wahamagara 079 55 03 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu. UB Fit Gym, shape up and shine. Nkwifurije amahoro no guhirwa mu byo ugerageza gukora byose. Niba ufite akazi cyangwa utagafite, ushobora kuba ufite inshuti cyangwa se uherutse gutakaza umuntu wakundaga. Aho waba uri hose, ibyo waba uri kunyuramo byose, kwisunika kugira ngo wishime urabikeneye buri munsi. Isi dutuye ibihe biravanze. Hari iminsi yo guseka n'iminsi yo guhura n'umubabaro, ariko birashoboka ko wakwishima hafi ya buri munsi. Birashoboka ko igihe umara ikinini wakimara wishimye. Ntabwo ari ibintu bisaba amafaranga menshi cyangwa ibintu bikomeye, ahubwo ni imitekerereze. Ni imitekerereze ushobora kwiyubakira wowe ubwawe gahoro gahoro. Tugiye mu kuri kwa nyako k'ubuzima, ibyishimo ni ibintu bitoroha kubona. Ese kubera iki kubona ibyishimo bigora? Reka tuvugane ukuri. Rwose nibyo, rimwe na rimwe kwishima birananirana. Hari igihe ugira ibitekerezo byinshi mu mutwe, ubuzima ntibube amahoro ahubwo bugahinduka intambara. Nawe bishobora kuba bikubaho ko rimwe na rimwe ubyuka mu gitondo nk'ibisanzwe, ariko kumva wuzuye umunabi. Hari igihe muri wowe wumva nta muntu n'umwe ushaka kuvugisha, nta muntu n'umwe ushaka kumushikirana cyangwa umugirana ibiganiro. Gusa nanone ukaba uzi neza ko hari igihe kiragera ukumva ukeneye kuvugana n'abantu, ukumva ukeneye kongera gusabana nabo. Ese hari ubwo ujya utekereza ku makosa yawe yahashize bikaguca intege, bikagutwara ibyishimo ndetse ukumva ntacyo ushoboye? Ibi bihumbi by'ibitekerezo birwanira mu mutima wawe ukibyuka rimwe na rimwe bigashaka kwica umunsi wawe, ushobora kubihindura uhinduye intekerezo gusa. Wabihindura ute? Birahari, yego nibyo. Ejo hashize ntabwo hakugendekeye neza. Uracyafite byinshi uri gutekereza, ukumva nta ngufu ufite zo gusubira mu kazi, ukumva nta bushobozi ufite bwo kongera kujya guhura n'abari abantu, ukongera ukumva ntabwo ufite umuhate wo kumva watera intambwe ukomeza ujye gukora ibitararangiye ejo. Ingano y'ibyo tuba dushaka ko bihinduka byose bitangirira muri twe mbere, mu mitekerereze. Ushobora kwibwira uti nshaka ko uyu munsi uba mwiza nubwo hari ibitagenda. Hari ijambo rivuga ngo push yourself cyangwa se kwisunika. Kwisunika ni ugufata icyemezo cyo kwiyobora no kwitera akanyabugabo mu byiyumviro no mu bitekerezo byawe. Ntabwo ari ukubyina ngo ivumbi ritumuke wibwira ngo uko byagenda kose ngo byanze bikunze ndishima. Oya, ni ugukora ibintu nubwo byaba bitoya, ariko bya bindi bigufasha kuzana umucyo n'urumuri mu munsi wawe mushya.
Urugero, hari nk'igihe umutwe wawe uba uremerewe cyane ariko ukisunika ngo utere intambwe byibura utembere hanze iminota 5 cyangwa 10. Hari igihe uba uri wenyine mu nzu, ibibazo byakubanye byinshi ariko ukisunika ngo ushake umuntu uvugisha uhamagara. Ibibazo ntibizajya bikubana byinshi bikagufungirana mu nzu. Ugomba kwisunika ugashaka umuntu uhamagara utekereza ko ashobora kugufasha kuruhuka. Hari igihe ubuzima bukubwira ko ntacyo wagezeho ariko uba ugomba kwisunika ugaserebura twa tuntu dutoya na ya migisha mito wagiye uronka kugira ngo ubashe kwishima. Bimwe mu biganiro byiza ugenda wiganiriza ndetse n'ibintu bitoya ugenda uha agaciro mu buzima bwawe bikugiraho ingaruka nini ukaba umuntu wishimye. Reka tuganire kuri ibi bintu bikeya bishobora kugufasha kwisunika buri munsi. Tangirana umunsi wawe indirimbo irimo amagambo meza. Ibyo utekereza mu gitondo bihindura umunsi wawe wose. Ushobora gutangira umunsi wibwira ngo uyu munsi nshaka kumva amahoro nubwo byose bitagenda uko nifuza. Iyo wibwiye amagambo meza ukayisubiriramo kenshi, umutima urayizera. Fata akanya kawe wenyine. Ntibisaba gusenga isaha cyangwa kumedita iminota 30. Ushobora kwicara ku gitanda cyawe ugahumeka witonze, winjiza umwuka ndetse unawusohora amasegonda 60. Ushobora gufungura idirishya ukareba hanze ukishimira ko ubonye umunsi mushya. Si ngombwa ngo wandike ibintu byinshi, ariko nubwo wakwandika ibintu 3 bishimishije mu rugendo rwawe rw'ubuzima, ibyo biba imbarutso yo kumva umunezero muri wowe. Ibyo bintu bito ushobora kugenda ukora buri munsi bihindura uko uri kwiyumva, bigahindura mood yawe. Hari utuntu tutari twinshi ushobora gukora tugahindura umunsi wawe wose, nko kuba wanywa amazi ahagije mu gitondo, nko gusuhuza abaturanyi ukababaza uko baramutse, cyangwa se ukavugisha umuntu ukunda. Ntabwo ibyo bifata ibibazo wari ufite ngo biveho, ahubwo bikwibutsa ko ugomba kubaho kandi ukabaho wishimye udatumbiriye ibibazo gusa. Ntushobora kugira amahoro arambye uri umuntu udashobora guhakana. Ugomba kuvuga hoya ku bintu byose bikuvutsa umunezero. Vuga hoya ku bintu byose bikuzanira mood mbi, wima umwanya abantu bose bakuzanira Satani. Ntibisobanuye kwanga abantu, ariko ntukajye umarana umwanya munini n'abantu bahorana amaganya, abantu bahora binuba. Ntukarebe content zangiriza amarangamutima yawe ku mbuga nkoranyambaga. Niba hari umuntu uzi ko igihe cyose muvuganya gutera stress, uwo muntu mwirinde. Ntukavugane nawe buri kanya. Rimwe na rimwe kuvuga ngo hoya ni impano uba ugomba guha umutima wawe. Nubwo ugifite byinshi ushaka kugeraho, ariko ujye wiga kwishimira intambwe ntoya umaze gutera. Nibyo koko ufite ahantu kurugiye, ufite ibintu ugomba kubaka bitari byarangira, ufite inzozi ndetse n'ama-appointment menshi ugomba kubahiriza. Gusa ugomba guhindukira ukareba inyuma kure cyane wavuye, ukareba urugendo rurerure rumaze kugenda, ukiyibutsa ko utari ikigwari. Nubwo ureba kurugiye ariko hari ahandi kuruvuye, ibyo bijye biguha imbaraga, ugira umunezero muri wowe. Niba ejo warabashije gukora imyitozo ngororamubiri iminota 10, biserebure, gishimire. Niba byaragushobokeye kusoma page imwe buri munsi y'igitabo, ibyo nabyo wabiserebura, ni intambwe nziza. Niba waragabanije ikigero cy'amacupa y'inzoga wanywaga cyangwa se warazivuyeho, nabyo ni ibintu byo kwishimira, ugomba kubiserebura. Niba byibura waragerageje uko ushoboye kwitandukanya n'abantu ubona badafite icyerekezo kizima, iyo ni indi ntambwe yo guserebura, nibyo kwishimira. Utwo tuntu twose dutoya ugenda ushobora ni ubutsinzi, ugomba kubyishimira. Nibishaka bibe bikomeye cyangwa se biteye ubwoba, ibyiyumviro byawe n'ibitekerezo byawe ugomba kubyumva, ugomba kubitega amatwi, ukabitinyuka, ukabisobanukirwa aho kubihunga. Kuba umunsi wakugendekeye nabi, hari bitagenze neza, ukirukanyira mu buriri, ukirengagiza amarangamutima yawe, ntabwo bivura. Ariko gufata umwanya ukabyumva, ukabisesengura, ukamenya aho wagize intege nke, ukamenya ibikureba n'ibitakureba, bituma umenya icyo gukora, umenya ibyo ushyira ku ruhande n'ibyo uzatangiriraho ejo kugira ngo ubuzima bukomeze. Urugero, niba ubabaye, tekereza impamvu. Ntukihutire kwicira urubanza. Niba ufite stress, fata umwanya muto, umunota, uhumeke, ubuzima bukomeze. Birashoboka ko wacika intege,
ariko niba bibaye ni ibintu bisanzwe, ntabwo biba bitwaye ubushobozi bwawe bukiri uwo uriwe. Gutekereza ku byiyumviro byawe ni kimwe mu bigufasha kumva uruhutse. Mu Cyongereza hari ijambo rivuga ngo hobby. Hobby ni ikintu umuntu aba akunda gukora kenshi kuko kimushimisha, mbere y'akazi, nyuma y'akazi, ndetse n'igihe cyose atari mu kazi. Hari ingero nyinshi z'utuntu duto wagenda ukora kugira ngo tukubere ikiraro kiguhuza n'ibyishimo. Hari nk'umuntu ukunda gukora isuku mu rugo, hari n'ukunda kwandikira mesaje y'urukundo umuntu runaka, hari n'uhitamo kwambara umwenda akunda, hari n'igihe umuntu ahitamo gutembera iminota mikeya akagenda areba ibimukikije. Ibyo ni bimwe mu bintu bishobora guhindura mood yawe ku buryo butangaje. Kuba umuntu wishimye buri munsi ni urugendo, ntabwo ari perfection, ahubwo ni amahitamo. Ni ugufata umunsi wawe wari usanzwe ukawushyiramo igice gito cy'umucyo. Niba ubabaye, humura. Niba ubuze ibigusubizamo intege, humura, kuko niba umutima wawe wumva utarimo imbaraga, ntibikubuza kubaka ibyishimo bike ukoresheje ubushobozi buhari. Buri munsi jya ukora ikintu kimwe nubwo cyaba gito, uzi neza ko kikuzanira ibyishimo. Urakoze cyane. Ngiye kugusaba ikintu kimwe uyu munsi. Fata umunota ushaka ikintu kimwe kigutera umunezero, niyo cyaba gito cyane. Hanyuma niwumva iki kiganiro aricyo kikumariye, ushaka uko wakigeza ku bandi, kuko buri wese akeneye kumva ko ashobora kuba mu mahoro. Urakoze cyane, urakoze kuba hano. Kugeza dusubiye ubutaha, komeza witeho.